Tuje nanone abakunzi bacu bakurikirana icumi yacu ya Kwiga Gukora Telefone. Uyu munsi twabazaniye isomo rya telefone itari kutashinga. Ikirahure imbere ni kizima ariko ahangaha ntabwo iri kwemera gutashinga. Urabireba zino taci. So reka tuyikore tujyane intambwe ku ntambwe. Icya mbere usabwa ni ukuyifungura. Amagambo ari buze kuba ushobora kuba ufite kuma keza ko isabwa woroshye yaba urwembe yaba iki ukabanza ukabonera ikibusanzwe cy'ibanze ni ugukorana ubwitonzi. Aka rero ushobora kugasimbuza katari buze kubasha gusaba ikintu kugira ngo utaza kugira ibyo wangiza mu kirahure. Iyo tugeze aha uzitonde twaze witonze kugira ngo utaza kwangiza imbere. N'umuriro muke bisaba kuhitondera cyane. Kugira ngo murareba ko twamaze kugikuraho. Noneho ugomba kuba ufite akandi wateguye ko gushyiraho. Noneho ugomba kubanza gufungura
charging system ahangaha. Iyi ngiyi bisaba ko n'iki gipapuro kivanwaho. Ahangaha murahareba niho hateranirijwe sensa. Ubu aha tugiye kugakuraho shyiraho sensa yacu nshyashya. So ubu ugomba kuba wayiteguye iri hafi aho ngaho. Yayo ugomba kureba ko ari ubwoko bumwe neza. Naho ubwo ukirajyaho urareba ahangaha, akangaka niho kari agafashe indi sensa, twagaciye kuko katari gakenewe cyane mu gihe twakoraga iki gishaje. Noneho ubu tugiye kugakuzaho gani dusutiza ahangaha. Tumara kugakuraho ubwo turateraho akangaka, turangiza kugateraho ubwo ikibazo kiraba gikemutse. So ndagira ngo murabireba, akangaka karasongoye ariko ahangaha ntabwo hasongoye. Tegereje neza, ariko aha hagati harimo amenyo. Bivugitse ngo igusabye gucomeka, hari aho gucomeka ahangaha wacomeka, igusabye yuko ushyiraho aya menyo wayashyiraho kuko n'ahangaha niyo ahari. So ubwo tugiye gukuraho aka gashaje, hagati twakuyeho dushyireho akangaka gashya, tujyane intambwe ku ntambwe. So ubwo turakoresha iyi gani, dukureho akangaka. Twamaze kugatandukanya, so igisigaye ubwo kugakuraho. Nuko nguko gakurwaho, murakarebye aka ariko kari gafashe cya kindi cyamenetse. Aka kari kuri iki ahangaha. So tugiye gushyiraho iyacu nshyashya, tugashyiraho iyi ngiyi. Murayireba rero ntabwo yibuka gutya, ahubwo ushyiraho uku nguku. So iyo umaze gushyiraho uku nguku, ubwo uri buze kuringaniza ahangaha neza. Niyo mpamvu bisaba ngo umekinge shuwa ngo ubonye ubwoko bwayo nyine, cyangwa se indimi ziba zivanze. Bisaba ngo ubone ubwoko bwayo, utaza kwibeshya ugashaka itariyo kandi utabasha guhuza. Ubwo ni uku gashyirwaho. Noneho kari buze kuringanira, ariko aya menyo tugiye kubanza tuyashyireho gani, tuyashyireho sudire kugira ngo uze gufata neza. Hasi ni uko. So kugira ngo murareba ko twanyujeho sudire. Ahangaha so noneho tugiye kugateraho.
next tugiye kugenzura turebe ese hari impinduka zabayeho ko mwamaze kwitegereza uko twabihuje ahangaha. So reka testinge, nitumara gutestinga nibwo turi buze kubona gukomeza ahangaha. Reka noneho dutestinge tujyane intambwe ku yindi kugira ngo dufate ikibanza cyacu. So maze kubikora nk'uko tugiye kwigenzura. Kugira ngo kabanze gafate neza. Haba hadahuye neza itinze kwaka. So ndagira ngo murebe uko yatse ikibazo cy'umuriro muke umuriro washize. So ni ikibazo cy'umuriro niwo tubanye muke muri iyi bateri. So reka ducomeke ku muriro turebe. Password ariko nabonye ko tacinga nta kibazo, ariko muri ahangaha bahahuza. So icyo tugiye gukora ni uguhuza ahantu tukaba turangije uyu murimo wacu. So reka dukomeze. Bamaze gusuzuma ko bimeze neza, igisigaye ni gusoza umurimo. Bikorwa bite rero? Biroroshye. So uko twamaze kutesitinga rero tugiye kongera tubifungure, noneho duhuze ikirahuri neza. Twamaze kugenzura ko bimeze neza. Kimwe kimeze fresh. Noneho tugiye gukora guhuza. Turifashisha yego bigiye bitandukanye mu mazina, ariko ino ni ukuyitwa, ariko hari ubwoko bwinshi ntabwo ari ubwoko gusa.
ugomba gushyiraho duke cyane dushobotse. Umaze kuyishyiraho uba ugomba kurindira iminota byibura 2, ukabona gushyiraho sensa nangwa se ikirahuri cyacu. Ikindi uba ugomba kwitondera nuko iyo ushyizeho nyinshi zishobora kuyangiza. Nyuma y'iyo minota rero maze kurangira ugiye gusubizaho intambwe twajyanye. Ubanje gushyiramo ikirahuri kigiyemo neza, ndetse no mu bushimbazi bwagize mukwiye kujya. Ubu ngubu urabona ko bwamaze kuhagera. Nk'uko ubone guhuza sensa, kandi ugomba kwigengesera igihe ukora uyu murimo kugira ngo bize kuba biringaniye neza. Urangije kugishyiraho kugira ngo uze gufata, ugomba gufata jeneti cyangwa se utuburebansi ukadushyiraho uku nguku kugira ngo bize gukomera. Ukadushyira twese n'aha, ntuzakande cyane ukoreshe imbaraga zidakwiriye. Ntabwo ari iby'imbaraga ahubwo ni iby'ubwonko n'ubwenge. N'aha hagati ndetse ushyiramo akandi, noneho turindire iminota mikeya. Niba tubona kimaze gufata neza tubone kubikonekitinga byose. Noneho turabihuza ubu ngubu. Ndagira ngo mwabonye ko bamaze kubihuza, noneho tugiye gutegereza iminota mike. Nyuma y'akanya gato n'ubundi turakuraho dushyireho ibikwiriye. Tuzategereze iminota 10 ntizaba myiza. Umukiriya tugasanga idakora, ariko mwibuke iyi bateri nta muriro urimo. Reka tubanze dukonekitingeho caja.